ZOOM TV24 nkumbura abana twariranywe nkumbura abana banjugunye mu kiyaga bakujugunye bavuye mu mezi utubwo ndembye meze nabi urumva barabahungu barabakobwa bari abana b'abahungu bankundaga barimo n'abakobwa bajya ku umeranyeri ubwo uruzi rwarantembanye kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Yes kabisa tubashimire mwe mwakanze subscribe kuri YouTube channel yacu wowe turakanda subscribe kanda kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe zikubivuga ngagerageza subscribe yes turi kumwe n'umukobwa mwiza cyane mwira ngo mwamubonye kuna ari mwiza cyane ari abantu barakubona cyane kuri mwiza ntago ari cyane umuntu njyewe urabona ndi igitaka uyu babona inyuma ni igitaka umuntu mwiza arimo imbere cyangwa mubi njyewe ndi mukungu ubu kuvuga kuri igitaka no kuvuga abantu twakozwe mu mukungu Imana iduhumekeramo umwuka urumva rero ibyo umuntu yirata bimuri inyuma yabi igisatsi yabi igikara yabi inzobe byose n'ubusa imisatsi ariko ni myiza bayita ngo iki abakobwa rukuntu myamye umusatsi usanzwe ni naturere nyinshi ni naturere nagize ngo warabidefirishe oya ni naturere nyinshi turi kumwe na Clarisse Karasira ikaze ntabwo yigeze uhindura amazina we aho ubereye umuhanzi ekada mbanye hindura ngo bimarire iki ntabwo nahindura abantu benshi bari bazi wenda ngo zita nka kaka oya yes Clarisse Karasira abantu benshi bakumenyeye cyane mu itangaza makuru umunyamakuru wo kuri Flash ubundi umuntu yakwibaza igitekerezo cyakuje mu cyo kuvuga ngo reka mbe mpagaritse itangaza makuru ngiye gukora umuziki ntabwo ari ibintu bya no gukora umuzika mbere yo gukora itangazamakuru ariko Imana niyo imenya ngo biragenda gute uje rero muri muzika ukimara kuza muri muzika indirimbo yawe ya mbere uyishyize hanze abantu bayakiriye bateri iyi ndirimbo wenda manda naturirimbiro gatoya cyane kugira ni gatoya cyane bijuzi kwirimba ndagerageza ariko okay Chogira neza wigendere ineza gusa imbere twagira neza igira neza yitwa igira neza cyangwa gira neza igira neza urya ngo Abdullahi nabonye yarayise igira neza nk'izina rye igitekerezo gukora iyo ndirimbo gira neza cyaje giti cyaje ndebye mu rirubumbambaga tubamo sosiyete yacu ibyo tubamo abantu imibereho yacu imigirire yacu usanga ni imwe mu ngingo nshobora kwandikaho ikagira ikifasha abantu kuri weho nyuma y'ubuzima rubundi kuvuga ati umuntu agira neza yigendera hari ubundi buzima ahubwo vuba hari indi ndirimbo nzasohora birimo ko nyuma y'ubuzima hari ubundi nyuma y'ubuzima hari ubundi ariko hagati aho no kwizera kwawe hari akarimbo nakaririmbo ndakita akarimbo kuko abantu bavuga ngo akarimbo kanaryoheye ariko uretse gira neza nyuma yaho wasohoye indi indirimbo yitwa ngo iki kubera iki wayisohoye yitwa Rwanda shima Imana Rwanda shima Imana Rwanda shima Imana nayisohoye kugira ngo dushima Imana tout simplement no gushima Imana ibyiza yatugejejeho buri umwe ku giti cye ariko cyane cyane mu Rwanda Clarisse ukimara kuva mu itangazamakuru kerekeza mu muziki kugira muri environnement y'abanyamuzika kubana wenda kubonana na Riderman kwirwana na King James kwirwana na Drava gutangira ndabyumve gutangira gutekereza wenda kuvuga ngo nzatangira ibitaramo iyo mudu guhindura iyo environnement wabyakiye uti ntabwo ari ibintu nkunda no kubivuga no muri ya ndirimbo gira neza nabivuze ubambi bw'isi ntakurura ntabwo nkunda gukurura ibintu ntabwo nkunda ibintu bikabije birengereye byo kuvuga ngo reka ngo nuri ikintu hariya kigikabyo cyangwa ngo reka ngo nkore concert ngo abantu babone ko naje so nazanye iki ubwo nshaka ngo bumve ibyo mfite babanze babyumve babimenye igihe cyabyo nikigera bizakunda urayi mu turirimba twiza turimba cyane cyane dushingiye umuntu yavuga ngo indirimbo zisanzwe cyangwa indirimbo zo mu buzima busanzwe Clarisse Karasira umukobwa usa neza nkawe ariko se usa neza nawe ntiwatinya kubivuga murasa neza cyane uzasura indirimbo ihwanye
uko umuntu akubona cyangwa se urukundo ryari abantu benshi baragenda bavuga ati se wenda nta bushakashatsi nimvuga benshi nyine barabyumva ntabwo ndavuga nka 50 akavuga ati azasura indirimbo y'urukundo ryari indirimbo z'urukundo nizo mpora amahubwo niyo nkubwiye ngo gira neza ntabwo ari indirimbo y'urukundo turavuga ya yindi ushobora kurimbira sheri wawe nshobora kuzayimuririmbira hamwe namara gutsinda igitego cyo kunkwa njye nawe ariko sinyimuririmbire imbere y'abantu benshi ubu ngubu icyo ndeba cyane ni ukuririmba dore utwana disi icyo turi gucunga ibigari icyo ndeba cyane ni ukuririmba ibintu bifasha abantu benshi ndareba ibintu rusange kurusha kureba ibintu bijyanye niba ari umukunzi wanjye didasi nshobora kugusanga nkakurira ariko ntabwo ari wowe nshobora kugusanga nkayikuririmbira bikarangira ariko ntabwo mbitekereza ntekereza kuririmba ibintu Imana yambwiye kuririmbira abantu benshi Imana ije kubwira nawe ndirakubwira buri wese iramubwira Clarissa abantu benshi bagiye banakunda kukubona uririmba mu bukwe ahantu ari ibirori ahantu abantu barongoranye nimvuga kongorana no gushyingirwa hataza bashaka kubyumva nabi bashaka mu bukwe ukunda kuririmbamo manzi tubwire kubera iki witamo kujya kuririmba mu bukwe ntuvuge ati reka njye kuririmba mu kabari cyangwa wenda naho warimba sinzi uratubwira mahitamo yawe ibintu byose nkora no gutsimbataza urukundo ubumuntu ubumana mu bantu ariko byose bifite aho bizamuriye umuco wacu umuco w'u Rwanda umuco nyarwanda kuko ndawukunda nkubamo turawukunda rero impamvu nkunda n'ubukwe cyane ariko ubukwe bwo buriya isaba nuko ubukwe nyine ni ishema ry'umuryango naho bihuriye rwose batagira ngo ni ibintu bya politiki ndi gutura aho ngaho nuko ubukwe bwiza umukobwa mwiza umukobwa ukwiye umwari ukwiye nyine umubonera mu bukwe iyo akowe ashimisha umuryango rero numva iyo ngamba nanjye ntayishengurukamo iyo aba bishoboka ngo abakobwa bose ahubwo ugiye gukobwa aze mubwire nti warakoze kuko ndabikunda nkunda umuryango ukomeye nkunda umuntu wubahirije icyo umuco we wabo uvuga biba ari byiza rero ndabikunda ariko ngira amabwiriza yanjye ku giti cyanjye atari umuntu wayanditse ahantu runaka ibyo kuririmba mu kabari mu biki byose ntabwo nshobora gukora ikintu umutima utambwira ko cyagirira umuntu umumaro kikaba cyamukura ibuzimu kikamujyana ibuzima Imana imbwiye ngo genda uririmbire bari abantu bave hariya mu kabari wajyayo Clarissa ariko ubundi biterwa nuko ubikora nyine nuko ubibona nuko witwara n'ibyo uririmbayo Clarissa wenda yuri kuririmba mu bukwe uri kuririmbayo niyo ndirimbo ukunda kuririmba cyane ukavuga abantu kubona barayikunze cyane wenda ijyanye n'ibyo birori ni indirimbo zisanzwe ni ibihozo by'abakugeni za kabeho hari izo nihimbiye ni ibihozo by'abageni bisanzwe nta bintu byinshi wararirimbye abantu benshi baravuga ati hari cyo kana na KAMARIZA bakurikije ijwi rye ukuntu uririmba ari naturel iyo Mana nayikura he nawe ubwayo yavuka ndahakunda nkunda umuryango wanjye ariko KAMARIZA ndamukunda ariko ntaho duhuriye cyakora aho umuryango duhuje nuko sekuru ni Kanyarwanda ka Gihanga kandi nanjye niwe sogokuru ukuruye ukazagezayo Clarissa wenda tugera hafi ku musozo twinjira mu buzima bw'umuntu ku giti cye Clarissa twamaza Clarissa ni ingaragu mu bintu mu buzima tubamo ni biki wanga avuga ati wenda reka duhere ku bintu bishobora gutuma uvuga ati bidasi yankoriye iki nanga ubuhemu wirinda unambaza ibintu cyane nanga ubuhemu nanga ububeshyi nanga hari imyitwarire mu myitwarire yose nanga ku muntu kandi nanjye numva ngerageza kwitwararika no kwishyira hejuru iyo umuntu yishyira hejuru nyine ndabyamba numva umuntu arega mba numva umuntu yazirikana ko ejo n'ejo bundi azagenda agashyira umupira hasi umuntu ni igiki nta nubwo wenda ari igitaka umuntu ni ikimurimo amaji yabiririmbye neza ngo
umuntu ni ikibyihishemo so nanga ukwishyira hejuru numva umuntu yabaho ubuzima busanzwe kumubura n'umuntu mu isoko bakavuga ngo ngo ndakubonye agashaka kukwita igitangaza hoya birasibyo umwana wanjye ntakabigire nawe ntukabigire njye ntabwo ngira urabizi Kalisa Karasira wenda ugize amahirwe yo gukora ntabwo ari amahirwe wenda sinzi mu nzozi zawe ibyo uteganya nuramuka ukoranye n'umuntu uririmba hip hop mu Rwanda wumva wakorana nande uwo ari we wese ikizima nuko twaririmba ikintu Imana itubwiye kuririmba ikintu kimwe cyo nibandaho gusa ni ukuvuga ngo umutima wanjye urahamanya n'Imana n'abantu ko iki kintu gikenewe muri rubanda gikenewe kuko rega ibyo turirimba ntago ari ukwishimisha ntabwo dukora wenda harasinzi buri wese afite intego ye ariko njye ntabwo muri muziki ngo nishimishe ngo bumve ko ngo naririmbye hoya mba nshaka ikintu kiragira umuntu gifasha yaba umwe yaba benshi ariko nibura kikagira uwo gikomeza. Kalisa Karasira turimo tugenda tugana ku musozo w'ikiganiro turimo tugirana na Kalisa Karasira akaba ari umuhanzikazi ukomeye cyane uririmba cyane ubwo ndakomeye cyane murakoze kunkomeza ugenda uririmba cyane ariko indirimbo umuntu yavuga ko zishimangira umuco w'u Rwanda sana abashaka indirimbo zawe barakubona he ku social media yawe kugira ngo bagende banagukurikirana barazibona hambere barazumva ku mahadiyo nanayashimire nashimira ukuntu banyakiriye bazibone ku mateleviziyo maze gukorera video ariko aho bazisanga ku mbuga nkoranyambaga ni kuri YouTube Kalisa Karasira nabo bashaka kumbaza aho duhurira ni ku mbuga nkoranyambaga zanjye Instagram na Facebook na Twitter ariko Twitter yanjye ipakiye amakuru gusa ibintu by'ibitero n'ibisasu n'ibiki kandi iyo dusoje rero hano umuntu wese ari yamini yakadutera urwenya rudutere nka Kenya gatoya mugabo yagiye agenda gutya urwenya rwanjye se ko nta rwenya ngira wa mubyeyi we ntako wibuka akajya kagusetsa wenda wasomye nk'ahantu kakumva urwenya se reka nkubwize ukuri haba ndi kurwibuka hano urwenya rwa Joriji se Joriji ahubwo reka njye nisabira abantu umuntu uzagira Imana akabona ari ibitabo twigiragamo kera muri primaire ibitabo habirimo izo nkuru za Joriji za bacacana ziriya zaba umuhemu za Bakame azambabarire akunyureho amibyo narabibuze bibamo reka nkurangire muri edition oya edition Bakame nagiye mu ma library ndabigura kandi abijana ajya n'iki cyajyanye urukwavu n'umuhari urukwavu nawe rupyisi Bakame nawe rupyisi hari inkuru nyinshi nziza ziriya nkuru tuzabiganiraho ubutaha ziriya nkuru zafunguraga abana cyane mu myigire y'ikinyarwanda ikinyarwanda cyacu hari umuvugo wacyo nakoze wenda bazawubona mu minsi izaza ikinyarwanda cyacu hari uburyo ntekereza gishobora kwigishwa kikongerwa imbaraga kuko ubu ngubu usigaye usanga umwana wiga mu wa 6 primaire mu wa 6 ubanza naho ni kure kugira ngo umubwire ngo fata uyu muvugo mu mutwe cyangwa fata uyu mwandiko mu mutwe biragoye ibereye kuri moto ibereye ku modoka ibereye kuri televiziyo azi ibyongereza n'ibishinwa nabyo ni byiza kubimenya ariko ugasanga ikinyarwanda kiri kure ntabakizi uruganya wari unsabye rero sindukubwiye ariko mbabwiye byabagirira akamaro twite ku kinyarwanda tugushimire cyane Kalisa Karasira ariko ni icyo ukumbura cyo mu Bwana nkumbura iki se nkumbura ibihe tout simplement nkumbura ibihe nagize ibihe byiza mu Bwana ariko by'ubuhanzi nkumbura itorero nabyinagamo ryitwaga Bizera nkumbura abana twariranywe nkumbura abana banjugunye mu kiyaga bakujugunye bavuye mu mezi utubwo ndembye meze nabi urumva barabahungu barabakobwa bari abana b'abahungu bankundaga barimo n'abakobwa bajya ku umiranyeri ubwo uruzi rwarantembanye tugushimire cyane wakoze waduha igihe cyawe murakoze nawe cyane bagende banaguriye banizere ko kabisa namwe mudukurikiye mu bice bitandukanye nandi kumwe n'umusitari kazi Karasira Clarisse turimbira kandi gace gato twigendere gato twitaye akahe igira neza birumvikana cyangwa kandi mwifuza cyaba KAMARIZA
ambaririmbira Rwanda shima Imana avuga niyo yagutatse gutanagutoni ubaye ubukombe ubaye igitego Rwanda agakiza kawe kazakizisi n'umwazukuge kazaguhindukirira yo Rwanda shima Imana Rwanda shima Imana. Yes kabisa tugushimire cyane twari turi kumwe na Karasira umukobwa mwiza cyane umva nta nubwo yitukuje please mutamubona kuri ya ni inzobe ntago yigeze yitukuza habe na gato nigeze yikoroga n'umuhanzikazi ariko abantu benshi mwamenyeye yari umunyamakuru arakavuga ati Imana yampaye impano nyinshi nawe turakana subscribe kana comment kandi subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga handi. My name is Didas, I'm your host today. The Zoom TV24 iyi niyo channel ya mbere ya YouTube mu kugeza amakuru adasanzwe y'imyidagaduro, amakuru ya politike, amakuru y'ubuzima, inkuru z'urukundo ndetse n'amabanga y'abakuze, urwenya na byenda gusetsa. Nawe utarakanda subscribe kanda ko kamenyetso k'umutuku kandi to subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga handi. Turabakunda.